ukorera mu idini bakorera sibyo reka tugende muri yo 35 ku murongo wa 5 niho turi buhere turageza nko ku murongo wa 8 umva uko havuga haravuga ngo itegereze ijuru urebe kandi witegereze ibicu biri hejuru ko bigusumba yego wumve niba warakoze icyaha hari icyo yitwaye Imana kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo bitwaye iki iyo ni Imana yego niba uri umukiranutsi murongo 7 yego hari icyo yihaye hari hakabazo gukiranuka k'umuntu ntacyo guha Imana ntacyo kumarira Imana cyangwa se ikihabwa n'ukuboko kwawe niki abantu bahora barambura amaboko batanga ntacyo birakira Mana yanjye baba bari guha abantu bagenzi babo imitungo bagapakira mu modoka bakajyana ntacyo narangiza usome muri cya cyanditswe cyo mu byakozwe mu 12 ni naho tugiye gusoma nanone umurongo wundi uhera ni nacyo uvuga uravuga ngo icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe umve ibibi byawe kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira akagandi nagashakaga tube turetse kujya mu byakozwe n'intumwa ubwo gutanga byo abantu baratanga yego Imana nayo irabyemera ko abantu batanga yego ariko umuntu ntacyo bari bayiha si no gutanga gusa n'ukundi gukiranuka k'umuntu wese yego gukora kose abantu bakora barakora ntibihakanye ibyitwa byo gukiranuka nakora byose ariko ngo babikorera bagenzi babo umuntu umeze nkawe ngo kuva bavuka ntacyo bari bayikorera niyo 35 sibyo guhera ku murongo wa 5 twagarukiye ku murongo wa 8 sibyo ibibi by'umuntu byababaza umuntu umeze nkawe uzi ko n'Imana itakibabazwa n'ibyo abantu bakora irabazi bakora ikindizi mbese ubundi bibi umuntu akoze bibabaza umuntu mugenzi we biramutungura kuko ntabazi ko umuntu ari uko kuntu ameze ariko Imana yo izo umuntu ntabwo gikeneye amakuru y'umuntu n'uruganda rwose uruganda rw'ibibi burya ndetse burya bigaragaje ukuri nibura ngo kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira niwe kwagira icyo kumarira mbese nitubujije abantu ibyo bita gukiranuka kwabo yego ariko bajye bamenya ngo ntacyo bimariye Imana kandi niyo ntacyo bimariye Imana kandi babikora bashaka ijuru akaba ari iry'Imana none niba ntacyo bayimariye baraza kurikura so mu cyo cyandiko cy'umubye byakozwe tutarahagera ibi tutarahagera baramifite ijuru none nta na kimwe bayikorera muri make keretse buri dini ego rifite ijuru ryaryo ego niba ukana umukumvije keretse buri dini rigiye riba rifite ijuru ryaryo rijyanamo abarikoreye abaryemeje yego bati dukurikije ibikorwa bya Eric ni ukuri tumwemereye ijuru turanarimuhaye ariko ijuru ni ry'Imana iryo ngiro ryaba ari iry'idini yego ikindi ibyo amadini ategeka abantu bayo nabyo ni byinshi biratandukanye urimo kubyumva wakwibaza rero amajuru yo nangahe uri kubyumva kuko umudiva arakubwira ati ngewe isabato yego niyo nziritseho akatsi urimo kubyumva umwadepera arakubwira ati nanjye nshungiye mu gutambara ipataro yego taho nanjye maziritse akatsi urimo kubyumva umugaturika akubwira ati nanjye ishapure na Mariya wanjye na Mariya n'umubyeyi urimo kubyumva ariko no gusaba penitensiyo yego nanjye aho ngaho ntundi cungiye nanjye ndicungiye hafi aho ngaho ariko uko ko buri dini rifite ijuru ry'ikinyoma okay none rero amajuru y'idini arakorerwa yego idini arakorerwa muri bege ariko ijuru ry'idini urarizi ni ukwemerwa n'idini yego niryo juru ry'idini ubwo muri bake kugira ngo wemerwe n'idini byo uzabiharanira yego birakorerwa bizasaba gukora iby'idini rigusaba ariko ijuru ry'Imana niba ari ryo ushaka
ntirikorerwa ryo ntirikorerwa tugana ku musozo ndende nasomye cyanditswe aya soma 25 cyangwa ariko 24 yego ibyakozwe n'intumwa yego 23 ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga abasenga nabo barahari nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira Imana yaremye isi n'ibirimo byose iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi icyambere ntago iba mu nsengero zubatswe n'abantu habura guhagaza iba mu nsengero yubatswe n'abana noneho rero bisubiye ibubisi ugahantu bizeye hatari Imana ariko ni mu rusengero rwawe wararubonyeho umufundi bisubiye ibubisi kuko n'abavuga ko bayikorera ibiro bayikorera mu bundi n'urwo rusengero n'abavuga ko baje kuyishaka aho bayishakira tuje imbere yawe Mana uturebana umutima w'imbabazi turebana amaso y'imbabazi utwumva utwiteho abantu bazika imbere y'Imana ari mu rusengero n'abajya kubana yivuze ko tuje mu nzu yawe Mana ukagira ngo n'abajya kubana nk'umugore n'umugabo barabwira ati kugira ngo muzagire urugo rwiza ati mubikorere imbere y'Imana icyambere twabonye ko itaba muri ziriya nzu abafundi bajya bubaka ba engineer n'abafundi n'abayedi icya kabiri ntabwo ikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose icyambere ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu Imana ntikeneye amaboko y'abantu kubera ko amaboko ya muntu aranduye yego uretse ko inzu bazo ariko ubundi nanjye njya nibaza wa mugani ziriya nsengero icyambere ntizubatse kimwe sibyo ujya mu cyaro ugasanga hari nk'akazu bafashe bakakita urusengero wajya mu mujyi ukubona noneho bubatse nini kubera ubushobozi bwabonetse niba ari Imana nyirazo yakubaka purimu ubundi ikunda hamwe ikisanzura ahandi abandi bati turi muri kredi turimo turishyura kredi twafashe twubaka inzu y'Imana abantu bazana Imana noneho izana barimburira no kuyisebya no kuyitesha agaciro izo nzu ngo yavuze ko itazibamo niho hantu hizeye hataba Imana ubu uko yaratanga bo ntigeze ivuga wenda ko itaba mu muhanda n'ubwo itahaba ariko yatanze itangazo mu rusengero ho yareruye ivuga ko niba rwubatswe n'umuntu ntirubamo bayishakiremo ibyo rero ibyo bimeze nka urusengero rurahari ahubwo abantu bararuyobewe hari umugani w'abakame uravuga urwa Salomo kameramani nawe atanze igitekerezo ruriya narwo rwari igishushanyo cy'urundi rusengero wenda Imana izaduha umwanya wo gusobanura sibyo rwari igishushanyo cy'urundi rusengero ariko ruriya rusengero rwubatswe na Salomo narwo rwataye agaciro igihe Yesu apfira ku musaraba rwitwaga urusengero kuko Imana yarwitirirwaga noneho bikitwa kibamo hirya y'umwenda ukinze ahera cyane aho niho hitwaga ko ariho ubuturo bw'Imana buri hanyuma rero Yesu apfiriye ku musaraba umwenda wakingirizaga ibiro y'Imana urashwanya nabwo rwari rumwe mu Isiraheli urakoze rwari rumwe ku isi yose umwenda urashwanyuka nk'ikimenyetso cy'uko Imana izakibarizwa aho yego birirasenyutse ibiro Imana yabarizwagamo ibirasenyutse nimba ibiro bisenyutse abakozi babikoreragamo bo baraguma mu biro nabo barataha rero abantu ntibamenye rero ko urusengero rwasenyutse sibyo ariko ikindi ubundi se barwubaka uyu munsi bo barwubaka nk'uko plan Imana yari yahaye Dawidi nawe akayiha Salomo yari imeze uri mu kubyumva byumvikane rero ko mu by'ukuri ni ibihimbana abantu bahimbye kuko hariya habaga nyina hera hakaba na hera hahera sibyo hakaba mu rugo n'ahandi ariko byose byakorwaga
mu buryo bwa gitambye. Yego. Nyirizina umurimo ukomeye ugomba gukorerwa hariya hantu kwari ugutambira abantu ibitambo by'ibyaha byabo kugira ngo babashe kubahuza n'Imana. Umuhuza w'abantu n'Imana yarabonetse kandi ni Yesu. Niyo mpamvu apfiriye ku musaraba. Ibindi byitwaga inzira yo gushaka Imana byahise bigira ute bitagaciro. Yikubira ya mirimo yakorerwaga. Urakoze cyane. Abantu bakoraga. Ahindutse umutambyi. Urakoze cyane. Abigita. Amina. Abitu. Amina. Abantu mu bavuga mu Imana. Nushaka kuvuge kandi nawe rusengero. Abantu rusengero. Ubwo nibwo umuntu yinjiramo yahimbaza Imana bigakunda. Ubwo wenda rero waratabutse abantu barawudoze. Abantu bashaka indamo mu bantu. Abantu bashaka indamo mu bantu barawudoze. Ati muze Imana yacyabarizwa hano. Nendi kureba n'indi jambo ryo muri Yesaya 36 ku murongo wa mbere. Yavuga ngo Uwiteka aravuga ati ijuru ni intebe yanjye. Isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki. Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki. Akandi kantu ko hepfoze. Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye niko kwabiremye. Sibyo bikabaho byose. Niba byose tugize amahirwe turi kumwe na Emile mu engineer. Iyo nzu ahantu wayubaka n'ikimerike nana yubaka araza kubakisha ibikoresho bye natubwira kuntu yakubakira Imana ashingiye ku ijambo ry'Imana. Nyine André icyo ari kubaza ziri muri kucyumva nacyumvise ubu nagisubizanye uramutse ubonye se basiho hano ko bavuze ngo nibyo wakubakisha nk'amadafari na sima n'ibiki byose kibyo byose ari Imana yabiremye ubu uraza kushaka ibikorwa byawe ushaka na plan yawe cyo ni kizamini cyo ushaka kubakira Imana inzu isi ni ngo nahana Imana irambika ibirenge bigakwirwa yarababazaga ati mwanyubakira ijuru yo yicaye irahicara ikahakwira mu ijuru irambuye ibirenge ikaramburira mu isi biruzura ntahasigara none iri kuvuga ati inzu ngo mwanyubakira byasaba kubaka inzu iruta isi n'ijuru kugira